mukomeze mutere intambwe mwegera imbere ho gakeya muze kuza kureba agakiza Uwiteka ari buze kubazana mu gitaramo cyacu kwa data. Reka dusaba ari kuri protokole mukomeze mutwakirire iyo mitwa n'imitwaro baje batugana, mutwakirire iyo mitwa n'imitwaro ndetse n'ibyo bibyanse n'ibyo bituba mubitumeneye hafi mwihirira hafi ngo gakeya. Nimukomeze muze mutere intambwe. Mureke tubafashe. Abami babiri n'inkogu kudisi n'ijuru, hariwa bakundu ubutunzi bwo mw'isi akaburutisha ubw'ijuru, tuzanezerwa cyane mw'ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, n'amarira azaba mw'ijuru. Murakoze cyane. Muryango mugari murengere tubanze dushimira Imana. Ni murengere mwafura, murengere tubanze dushimira Imana tuyikomera amashyi n'umuntu byinshi cyane. Turengere ka tubanze dusenga Imana. Mana yacu, Imana igira neza, murengeze ubugingo bwacu turagushimye. Hari impamvu tugushimye nuko watugiriye neza, warinze abantu bateraniye hano hantu, warinze imiryango yombi. Uyu munsi tugeze kuri uno mwanya turi mu gitaramo cyiza, ushime kandi uhabwe icyubahiro. Dufashe rero ukomeze kutugira neza, tusekara mu gitaramo muze kuza kurengera icyarimwe. Mutere intambwe mwegera imbere ho gake muze kureba agakiza Uwiteka bazana mu gitaramo kwa data. Munyemerere mwasibo mwe murengere twese icyarimwe, mwafura mwe murengere kwa data, twakiriye isibo murengere icyarimwe twese, twakiriye ino sibo ya gatatu ije tugana. Tukomera Imana amashyi n'umuntu byinshi cyane ku bw'isibo nziza itugana. Ngaho rero ubayoboye namwe natera intambwe tumwereke ibyigo byiza twamuteganyirije. Ntasi bitagira umuyobozi ubayoboye na sene yambwiye ati mwana wanjye ubwo Ivarisite adutumiye ndagira ngo ujye mu gitaramo, cyane ko bafite umubyeyi wujuje imyaka 100. Mbese mwese cyangwa twese tumwifurize ineza, natwe ineza yagiriwe n'Imana izadushyike tuzagira imyaka 100. Ababyemera ko bazagira imyaka 100 mu kwitira Imana amashyi. Natwe iyi munsi mukuru tuzajya tuwukora. Nyakubahwa rero Ivarisite, data ntabwo yantumye gusa kuza mu kino gitaramo, ndagira ngo umutwazi arengere hanyuma nyegere. Nyakubahwa Evariste, muri iki gitaramo data Innocent yambwiye ngo nzane ituro. N'ituro ntabwo ariko hakundi bavuga ngo intwererano, ndabizi neza ko mudakennye, ko mutaje kwitwereza, ahubwo
iri ni ituro ryo kubashimira ko mwadutumiye mu gitaramo. Imana ibahe umugisha. Nyakubahwa Ruberi, rero nanjye nakiriye iri turo tuzaniye. Buriya ndagira ngo wavuze kwitwa Ruberi Nzeyimuremyi. Yego. Nanjye wari uzi ko ari Evariste cyitwa Nzeyimana Evariste. Ukubitira Imana amashyi. Nuko mu muryango bagushimye rero bakagutuma muri uyu muryango wacu, kandi uje kudufasha muri iyi sabukuru dufite y'umusaza ufite imyaka 100. Ndagira ngo iri turo duhaye bajyane mu zindi kugira ngo dukomeze dusangire mu gitaramo. Urakoze cyane. Nyakubahwa rero, urakoze data. Amaturo nubwo ari menshi, ejo abari ku cyumweru tuzayerekeza mu rusengero. Genda tujyanira amaturo muri cya kibo, ejo tuzayatura mu rusengero. Ubu dukomeze tutaramana. data rero yambwiye ngo ngere mwa kino gitaramo mukakira ituro, hanyuma yampaye ubuki bwiza kugira ngo ubu buki nimbubagezaho mu ngingo mufite mwari murimo mutaramanye muri iki gitaramo. Ndagira ngo nanjye muze kumpamo ijambo, mwakagira Imana mwe mwagaherwa mwe, nimbagiraho umugisha murampa ijambo, ariko nzi ko kwa data ntari biryanye. Murakoze cyane. Wa mugabo yajeje yishimiye ko twamwakiriye, yishimira ko twamunezerewe kuko asanzwe igitaramo turi azanye n'ituro aza kuvugiraho ijambo. Ijambo ni ryawe kandi uzayihora. Ese data umuryango rero uyu mugabo iri turo azanye avugiraho ijambo, ndumva ni umugabo w'intwari kandi afite icyo kuvuga cyiza. Uragahorana ijambo rya mbere. reka data umwandire iryo turo avugiraho ijambo. Njye ndikurikiye manga ibintu bibiri. Nuba ari ituro kandi rikaba rijya mu rusengero akanarivugiraho ijambo, ni ikibazo. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, turazasaba bawahereza b'iwacu baze kutuzanira imwe mu nkurubindi, tuze kuza kurumbira iryo turo kuri iki tundi tumuha umwanya w'ijambo mu gitaramo kwa data. Ntugire ikibazo. Buriya iriya turazanye wabonye ko ntari hayo ujya kuri bikahubwo narisize hano. Yego. Turagira ngo tuze kumuha ijambo twamaze kumva ko iri turazanye yishyitse. Yego. Ariko ze kutubwira ijambo rishyitse nidusanga ridashyitse. Ese data umundire ngire Albert ashyike mu byimbo, kuko bacu n'amagarara zihaba, mujye muganira ashyitse mu byimbo. Ugize neza nicyo. Yego rwose. Rube inuruti ujye uvuga uri mu byimbo, iwacu nta kibazo. Ndetse banakomeza igihe bakiri gushaka inkurubindi kugira ngo twumve be iriya turo ryakoreshyitse. Abahereza b'iwacu nabo igira hano sha, genda udushakire muri za nkurubindi dufite tubuganizamo data yumve iriya turo koreshyitse. Tubwire wa mukobwa mukabwa mbere atera intambwe. Umva sha Nyambi, simbuka sha. Simbuka. Saba wa musore wacu adukurura mufuni kumva sha. Papa ko biri gutomboka uri gusamira. Ihangane yatubwiye ko ari ubuki. Ntabwo ubuki bujya butuza butabanje kugira ngo subuki bwo kwa Albert. Ndabona ubwo toroshye
kugenda buzamuka gake gakeya. Kaka rero ngaho Albert we yari waje mu muryango wacu usanga ari byiza kandi tukunezerewe. Ubuki waje tugiye kuvugiraho ijambo kugira ngo abushyikirize wakire abanza asome avanemo umusiriki yagiye yaziye. ngo mubaze sakwe sakwe soma. Mubwira asome nawe usome. None se urumva uyu mucupu atari hejuru hari iwacu? wa mugabo arafite ijambo. Nuko rwose se mwakomeye Imana amashyi mwakuramwe niba nta mushinga mufite. Babuki babushimye kandi umva ko bakunezeza. Nuko rwose atubwiye ngo ahamagara araziba mu misibo y'iwacu yinda bicara tuzi ijambo n'ibyo. yego nayo n'uruti rwose akomeze n'umwanya w'ijambo. Nyakubahwa rero Evariste, nk'uko munyemereye muri iki gitaramo mwari murimo mutaramenyemo mwibuka imyaka 100 bagezeho ijambo data yantumye muri iki gitaramo. Mu gihe gishize turimo dutaramye mu gitaramo tubona umusore wacu data umutisha ayo manda yandi twumve iri kumubanda ku mutima. yego Ndaza no gusaba umuvuzi w'imirishyo ariya manda yakore neza kugira ngo ibintu byose bigende neza. hanyuma turi mu gitaramo tubona umusore wacu aje mu gitaramo, tumubaza impamvu, ashyira urutoki hejuru, hanyuma aratubwira ati rero babyeyi, nujuje imyaka y'ubukure, imyaka 30, nk'uko Abisirayeli iyo bamaze imyaka 30 bavaga mu rugishiro rw'inyana bakaza mu gitaramo tukabakira. Tumubaza impamvu atubwira ngo rero impamvu ije mu gitaramo hari umwari mwaje umwanda nabonye kwa Evariste, yagira ngo mugende mu munsi abiri. Turamubaza neza atwereka inzira. Murabizi ko mu minsi ishize twaraje gusaba irembo murariduha, ntabwo tumera nka bandi bavuga ngo ariko ngo noneho ngo waciye. Hanyuma tubasaba ko tujya mu mategeko, nabyo murabitwemerera. Uyu munsi rero nkaba nzanye ijambo ryo kuza gusaba umugeni, kuko iryo rembo ryo mwarariduhaye ryinjira inka rigasohoka umugeni. Nyakubahwa Evariste, nimba munyemerera mwambwira nkakomeza ijambo ryarizanye n'ibyo. Murakoze cyane. Nibyo waruberi ijambo ni iryawe kandi twishimiye ko waje mu isibo y'iwacu. Tubwira ko mu isibo harimo umusore aza kubabwira ko akuze, kubwira ko yabengutse umukobwa uri iwacu, kandi koko natwe iwacu uwo mukobwa arahari. Irembo mwararisabye, tugirana ibiganiro, tugirana n'imishyikirano, ndagira ngo nkwemerere ko uwo mukobwa arahari. Amashyi menshi.
Murakoze cyane rero, ndagira ngo ubwo mumunyemereye Iranteza iryayo Beatrice nk'uko mwabivuze, twasezeranye ibyo ngomba kuzana inkwano za mbere Mbogo na Ruyumbu. Ndagira ngo rero abatwazi banjye mungirire bwangu shyikirize data Evariste by'isezerano nasezeranye nawe, kuko ntabwo tujya muri ba bandi bavuga ngo hajya ngo hari ryari. Tugomba rwose gukurikiza iby'umuco. Data aravuga abatwazi biwe, ntabwo ari abahereza n'abatwazi. Mwabatwazi mwe Albert nimumuhe, nimukore bwangu, dore nk'uriya mwikorezi wa Albert ko nari kureba. Gira vuba sha, gira vuba umushyikirize akoze bwangu sha. Mbega umusore Nyakubahwa Evariste, ndakumva nyakubahwa Albert. mwarengera abagezaho amasezerano twasezeranye. Ndasha ntabwo uzi ko ari wowe. Hanyuma nk'uko abanyarwanda babivuze, iyi ni imbogo, ariko si imwe yica, ahubwo umwami yari Bumbogo abona ko ari ngombwa ko umuco w'abanyarwanda bagomba gutunga imbogo kugira ngo atazagira umwanzi ubameneramo. Ubwo iwanyu rero iyi ni imbogo, iyi ni Ruyumbu. Hanyuma iyo bimaze kugenda gutya, ndabizi ko ubwatsi burimo bwumira mu kibaya cyangwa se mu misozi bujya gusasira za kawa. Hanyuma aka nako ni akamashini muzajya mukoresha kugira ngo za kawa zacu cyangwa se zanyu zigirwemo ubwatsi bitabagoye. Hanyuma rero ndagira ngo babyeyi mwarengera, Evariste yankundira akabwira ababyeyi bakaza tugasohoza amasezerano nk'uko twabivuze. Ndagira ngo uyu mugabo atubwiye ijambo ryiza murengere, ariko hari igihe iyi mbogo bampaye na Ruyumbu ntabwo nabanje kumva ko tutazagira umenera iwacu, ngo ndebe ko ari byo. Papa uza no gusuzuma, ndabanza nsuzume iyo mashini nabonye itujuje ubuziranenge. Kurikije amarorerwa yakoze mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, iyo mashini nta buziranenge igeze ute ifite. yewe ya mashini niyo Oya mwamuhaye amashyi. Iyo ni rushegesha bishanga. Ndebera iyo mashini, iyo uyizane turaza kuyisubiza mu muryango kwa Albert, ntabwo twayinguta kwa data. Uriya mugabo uretse uriya mugabo hari ikintu yirengagije. Garura hano gakeya, inyegereza hano hafi. ubundi iyo bigenze kuriya afite ubwoba, bagira barya. Albert uko si kudupfundikira. Oya rwose iyi mashini umva, reka nkubwire, nta buziranenge yijushe. nyamara njye ndi weho wabireba neza. Sana ndebe papa Rwose wowe ugikanyakanya ndebera mwana wanjye. ndasha tujyanire hirya ya mwihiniro, utubikire iyo mashini ya Albert. Tuzayitemesha ubwatsi bw'ubutaha, iyo uyitemesha ubwatsi nka za rumanga. Papa twakirire biriya sigaranye ko twabonye ari byo byujuje ubuziranenge. Umva ababyeyi rero, izi mashini na Mbogo na Ruyumbu
Mbogo batubwiye ko atazagira umuntu utumeneramo, ubu nawe tuzaba dufatanyije, nimufashe nawe nakora Robert kugira ngo umwanzi uzadutera nawe kuri Rambogo. Ndabona ari kwishyira mu cyuma cy'abazungu bari mu Burayi ndetse no muri Amerika, nabo na televiziyo y'u Rwanda baraza kubaganira, baze banyakirire. Mwegera hano muhakire data iriya minani ya mbere. Murakoze cyane. Yego rwose. Jajuru rwose ukomeza umwanya twawuguhaye. Ndagira ngo rero nk'uko amasezerano ari, nta kintu gitaruka ikindi. Nuko munyemerere rwose sanasha sabe ku mugaragaro, kuko ibyacu byose biri ku murongo. Uramutse uvuyemo ahubwo hakwinjiramo ko nakuzigamiye ko nta wundi wakwinjiramo. Reka rero ngushimire umugeni mwiza mwampaye, kandi mukaba munyakiriye inkwano za mbere. Papa, utari wakira uwo mutobe w'isaba, abanza twereke uwasabira cyangwa n'uwayisabira, ubundi tubone twakire uwo mutobe w'isaba dukomeje kubona uwasabira. Ntabwo naje nisabira, ahubwo ibi byose ni isezerano. Hanyuma utagira ngo ahari musigaje inyuma, ni ku mugaragaro izuba riva. Ugiye wambaza uwo nsabira kuko ndangije. Turamukeneye nawe. Buriya ibyo asabisha yabizanye. Ntabwo ndabitanga ibyo asabisha atarengere kubasabira. Nuko rwose wagira ngo maze mubaze, ni wowe wisabira cyangwa usabira nawe wamuze? Ndatekereza ko ataza mu gitaramo nk'iki mutamunamye. Nimba mu muntu noneho ndamugutumye munzanire kugira ngo mbone ko data mukore mu jano ndetse namusuzume yumve ko yujuje ubuziranenge. No mpamvu ari kuvuga ngo mutumizeho kuko ntabwo twaba turi kuganira ari hano hafi. Agiye kumutelefona se mana amagara niba uzi ko ari bugufi. Akanyenyeri 182. Hello. Ese papa akubwira n'amazina yiwe ko twaje gusanga ko hari abantu kujya bavuga batafite amazina tuze kumenya. Oya we Robert yambwiye ko amazina yayambwiye kandi amakeneye ko atari we wisabira ahubwo afite undasabira. Arambwira amazina ye. Mu gitaramo bari kugushaka, banguka ugereho mwereke Evariste kuko aragukeneye cyane. Mukaraza mwiza, araje shyiramo umurishyo. Uwo muntu ugiye gusesekara mu gitaramo ataza kusanga turi ingungesha. Inikiza vuba nabonye uri intore nziza kandi idaseta ibirenge. Umfasha ngaho rero, ngaho nibarenge inikiza vuba. Inikiza. Aha. Tera intambwe. Yegera. Hi Peter. Uvuye mu mahanga ryarise. Ese ntabwo mwakomera Imana mashyi mwafura mwebwe? Mubona ngo mwebwe. Urabona ko atari igihe waje wisabira. Uyu yitwa Kayigema Kazimiri. Ndagira ngo rero uramutse umubyeyi, ariko ntumuramutse. Data natera intambwe asuhuza umwana. Papa atera intambwe asuhuze uwo mwana. Aba bantu bafite ishyari. Ese mwafura ntabwo munezerewe? Abantu bagendanye nawe kwera mwarakoze no mutanezerewe mwongere Imana amashyi. Yego mwafura. Yewe Kayigema rwose yari afite igihungahunga. Ese ko ndiko no gutitimira papa Kazimiri ari gutitimizwa n'iki? Buriya ni uburwayi yari afite. Ategereje ko umukanya ndamuha uramuvura. Afite atuma asusumira ariko humura. W'intwari ko genda ushyike mu byimbo ntagushima. Ntimwamushima Kayigema? Ngo Kazimiri nyumva ibyo ndi kukubwira. Wanyumvishe? Gira utunga ikiganza mubwira ati ngwino unyegere.
ariko ndabona ari bugufiye. Mureka ajye imbere gutambuka sha, ubundi Kazimiri nawe gukurikire umwereke ibyimbo twamuteganyirije. nuko Rube nyakubahwa rero shira igihunga ushira ubwoba, mbese ubwo ahandi nahawe. Murakoze cyane. ndabona rero umuryango Muwe muhindura utisha nkuko batubwiye ko baje gusaba, bazanye imitobe y'isaba bakanatubwira ngo barikwije inzoga zisaba. Akira sha, jyana iyo hirya. uwo musore wacu ari bugufiya, ari bugufi. umva data ajya ari kukubwira ati mwakirire. Yakiriye iyo mitobe y'isaba. Papa umfashije umutobe kugira ngo nawe uze kuvuga ijambo rishyitse kandi ryiza rinejeje. Buriya rero Ruberi wanyeretse Kazimiri, buriya nanjye uri kusaba ngo wo waje kureba Kazimiri ya ndwara yararwaye yuko yayiki. Yego wabimenye wafura. Ntuvunike rwose, nanjye ndi intumwa nziza kandi nawe intumwa nziza. Kazimiri ihangane, araje humura, uburwayi bwari butakumereye neza, ugiye kubona umuganga umudogiteri ukuvura agusuzume neza. Nyabuneka Data waba uhindura utindi nkabikora. nuko Mukaraza mwiza rero, komeza dukorere mu ngata, ubundi uzamura uwo murisho cyane kugira ngo duhamagare. Ngaho rero mwari mwiza, mwari mwaje umwanda, ngotera intambwe rero mu gitaramo kwa data useruke. Reka rero mbabwize ukuri yuko ubu tugiye kwinikiza igitaramo hano iwacu kwa data. Ati araje, uwo nakunze araje, ndabona Kazimiri atwenga ibi neza bimukora ku mutima, ati araje. Ngaho rero mwari mwiza, mwari mwaje umwanda, tambuka iwacu mu gitaramo kwa data. Nta wundi ni Beatrice, ndabona arimo atera intambwe, ndabona ari kumwe n'abandi abari batoranyijwe. Mbona umutere ntabwo museruka mu gitaramo kwa data, mbona abantu bose babahanze amaso, mbona abantu bose bagenda batwenga bishimye banezerewe. Nikaze rero mwari mwiza, ngwino useruka wacu mu gitaramo kwa data. Ngaho rero tera intambwe iwacu, nikaze tuguhe ikaze useruke mu gitaramo kwa data. Abashinzwe kubashyira mu byuma by'abazungu mukomeze mubikore neza, atambuke. Mbonye bagenda mu masibo meza, yego sha, tambuka utere intambwe wegera imbere ho gakeya, muze kuza kureba agakiza Uwiteka bazanira. Abari mu nzira nibave mu nzira. Ati inshuti mwese mukome yombi tumwakire, araje. Ati araje. Ati ni Nyiramwiza, natera intambwe, mutere intambwe mwegera imbere ho gakeya, muze kureba agakiza Uwiteka bazanira. Ati impundu tuze kuzivuza urwanage, ndetse n'aya mashyi akagirwa ku mashyi tuze kuyatanga kugira ngo tuze kumushimira. Nuko rwose mutere intambwe museruke mu gitaramo kwa data. Ndabona ayobowe n'umwana w'isibo nziza, bamwe muri babo bahanyambiga tugira batoya, tera intambwe avuga ati umugeni araje. Ati umugeni araje, tera intambwe wegera imbere ho gakeya sha, ngwino sha, mwegere hano hafi. Ubundi muze guhigama gutya uruhande rwanjye gakeya.
ngaho rero tambuka mwari mwiza, mukaraza mwiza zamura, ushaka kubona ari gusesekara no mu gitaramo. Shyiramo uwo murishyo. Beatiri, tambuka, tambuka, tambukana n'umusaza wawe, nagukomeza gufata mu njishi, mukaraza mwiza zamura. Ngaho sha ega amahongaho gakeya, mukaraza mwiza, kuramo umurishyo. Beatiri, musaza wa n'abagukuye mu njishi tugukoreshe, kugira ngo dutegurire urahimbi rwa data, urutegure nabonye wazanye n'ababyeyi beza bagushyikirize udutegurire uraruhimbi. Tambuka baragusanganira, tambuka mukaraza mwiza, ushyiramo gakeya uwo murishyo, gakeya cyane kugira ngo akomeze abikora anezerewe. Ese nta nubwo munezerwa ngo munamukomera amashyi mwakuramwe? Ngaho hegama gakeya urebe uwo mubyeyi uri ibumoso bwawe, nguko rwose. Urabona ko nari abikora yishimye anezerewe rwose. Nuko rwose ca bugufi gakeya, mbona abasore bakomeza kumera amaritire, mugabanye kumera amaritire, mbona abakobwa batwenga twenga, namwe murekeraho. Ndabona akazi imbere nawe agenda avuga ati buretse gakeya, ikore witonze. Nuko rwose Beatrice n'umwari mwiza wabaye mu gikari cy'ababeramana, aba mu nzu y'Imana, niyo mpamvu mubona ibintu byose abikora yitonze. Nuko sha ca bugufi gakeya neza, mbona akayigema nawe twenga twenga, tukagenda urire aho kujya twenga twenga wishimye gusa unezerwa ati Beatrice nari ntegereje imyaka 30 n'ingahe namubonye. Nuko rwose nuko babyera mutera intambwe, ubundi muze kugaruka mugume hano hafi gakeya, ndaza kubakoresha indi mirimo mu kanya. Ati aragasize, nuko rwose b'Abanyarwanda bavuze ngo wa wundi yarihuse, ibyiza hano ni byiza cyane. Nuko Beatiri ati kuba mwiza uduteye irungo, nyirabayazana buriya nibyo buriyara. Gatoki nibeshya, gatoki ntabwo ibeshya, ati aramutujyanye. Ati kuba mwiza uduteye irungo, yego ubundi wongere utere intambwe wegera hano hafi gakeya, wongere usubire muri ya njishi ya musaza wawe. Nawe nabonye atwaye uducumu n'amacumu, yongera kujisha. Nuko sha ongera umujishe muri ya njishi. Papa ngaho rero mukaraza mwiza, kuramo umurishyo sha, kuramo umurishyo. Papa nguyu rero Beatrice nguyu, ndagira ngo usige kayigema arengere yigire hafi. Ese papa ntabwo ari umutuma kayigema isubire mu byimba? Albert arahari? Albert arahari, ndagira ngo urengere. None se kayigema ko rwaguruka mbere ya Albert, kandi Albert agomba gushyikiriza kayigema ibyo yamutumye. Kayigema rero uramushyitsaho kugira ngo afite ishusho. Kazimiri ndakubwiye ngo aravuga ati mana yanjye we, yuko mana ndamubona ryari. humura humura, iyi bwoba ni bushira. Ntabwo munezerewe se? Muranezerewe? Muhereze Imana icyubahiro nawe munezerewe. Nuko rwose muraho neza. Yego numva ko Albert ahise avuga ngo muraho neza, yongeye akabakora. Ariko se koko murarakaye? Nabonye abantu mwazanye bababaye. Se nawe nta mashyi ugira.
ariko mana ndagira ngo mbabwire iri jambo ugiye kuvuga hari undi muntu uzarivuga rivuga ngo sinirukankiye ubusa mbishwe n'ubundi Kayige ndashaka nyegera. ese Robert wabanje ukasuhuza uriya murekuresha kuva agiye gusuhuza Robert bafite icyo bapfana na Beatrice murekure gakeya arasuhuza sebukwe se mwese ntabwo munezerewe mubona Beatrice asuhuza sebukwe bakobwa mana niwe rwose ntabwo bigeze bangurane nuko rwose none ufasha kabanyo rwose ndabona njyewe hariya hantu ntahamuvana ariko we zi neza ko hafashe iki nguko watojwe kafashe iki nakubwira iki rero nshaka kubona mu njishi yabonamo Beatrice nuko rwose ni gutyo Beatrice nawe akaboko kamwe nushaka ugashyire kuri musaza wawe sha ukore mu gihumbi oya ako ngako oya ako hirya nyuze nyuma gakeya mugereze hino mbaze muhobere igihe cyo mwibarize muvana mu njishi sha atabanza musuhuze banze mwibarize Beatrice nambwe sha usuhuze papa ati papa muraho neza n'amahoro mana yacu cyubahiro Yesu akuze mana ni nziza yako mana we buriya rero mu gitaramo cy'ubutaha nzabwira batazongera abategarugori benshi kugira ngo baje batubwira ko ari we bashaka kandi noneho tugiye kugutanga urabyemera mubwire ko twananyweye byemera ese mwaheze mwana bate mwafura aho gategasheka buriya rero byose twarabibonye twarabyakiriye natwe twemera ko tugiye gutanga buriya rero tugiye kuguha Kayige bakazimira wari usanzwe umuzi ese uramukunda namahaye ikiganza uramukunda ati ndamukunda ati tugomba no kubana buriya rero Robert suko se ahasigaye naha Kayige bakazimira rwose ngaho zamurumurisha sha zamurumurisha turebe ukuntu Kayige babyitwaramo muri kino gitaramo ndabona neza neza byamusabye byamukoze ku mutima ngaho Kayige bibaye byiza warasaba ukuri no kunyeganyega Kayige ateka mbanje usuhuze bofu wanje pare nari nzi ko ntabwo pararugira usuze Beatrice imbere Kayigema ntuzongere ntuzongere rwose atishyikira sha yewe sha nshaka kubona waciye n'ihiniro amaguru inyuma n'izo nkingi zawe ngaho sishaka kongera kubona amaso uyashyira kuri ngaho mwakomeye Imana amashyi mwafumwe nuba nta mukenya mufite mwakomeye Imana amashyi tubashimire rwose mwegereyo none mwegereyo sha Kayige buretse usomye yarambuye ibyo bintu gukura mu mufuka buretse shakora amaboko yarambuye hejuru Beatrice nawe yashyire hejuru ndajya mbara gatatu nimbara gatatu bize kuba yaciye ngaho tugiye kugenda ngo shyiramo mukarasa mwiza shyiramo uwo murisho dushaka kubona Kayige maseruka neza mu gitaramo data akavuga ati uyu ni wawundi twari dukeneye Beatrice ngaho amaboko ye ngaho Kayige twagiye yasamure neza yego ngo Beatrice nawe bikore kuriya ngo twagiye rimwe
ngira abayobora tugende rimwe tera indi ntambwe ya kabiri tera intambwe ya kabiri ndakubwira manuka gakeya bayatiri buretse gakeya namanuka gakeya ngo kayije tera indi ntambwe ya kabiri manuka gakeya ndakubwira gatatu manuka genda komeza ugende kayije genda ngo bayatiri nawe ngaho twagiye rimwe kabiri gatatu ngaho mukomere baramashyi amashyi cyakanda kuri kayije manasare ngomare ubukitse mu bihembe ibindi bisigaye kandi amagiye kubyikorera pare inama watanze warazitanze nawe ubuhinyura uti nuko kajya marogeza ambwira ngo ashaka gushimira ababyeyi beza mwarengera nimurengere mu byimbo murimo nimurengere mwegera abana mama regera sha impamvu nkwise mama nkavuga ngo sha nuko uyu munsi ari ngewe uri ku ruhembe rw'iburyo kwa data nimutere intambwe muramutse abana ntabwo abana aribo babaramutse mutere intambwe muramutse abana mutere intambwe muramutse abana babashimire turaza gusaba ateguye impano kajye bateguriye umubyeyi aze kuyimushyikiriza ese ababyeyi baramutse abana ntabwo munezerewe mwafuramwe ngo mukomere amashyi ariko mana we data ubutaha igitaramo tuzinikiza azagwize nk'ababyeyi impundu zizabe nyinshi amashyi yo ni urufayo nuko urabona papa ati mwana wanjye ndagushimiye rwose imana iguha umugisha iguhezagihe ku mana we ababyeyi arihuse muguma aho ngaho mujyemo hagati papa na mama ajyemo hagati fotogara iriya foto n'izaburi muzo tuzakubaza iriya ni iya mbere ngaho rero tuze gusaba ateguye impano Kazimiri ateguriye umubyeyi Kazimiri iyo mpano uraza kuyiha uriya mugeni wawe ayishyikirize mama nawe aze kuyishyikiriza data we ntabwo waharangara uruhanga rwa data ngaho utera intambwe uyishyikirize wa wundi ntaza kumuvuga muzina ukandeba nabi ariko uyu munsi bampaye ububasha ngaho shyikiriza mama genda wongere ugume aho wari uri mu mwanya wawe kayike ngaho mama shyikiriza papa icyo cyubahiro yagisanganwe ariko muri no minsi kiriyongereye ngaho koraho nawe kayike koraho sha nawe koraho sha ngaho nawe nuko rwose mwabonye ukuntu papa isa twenga mwafuramwe papa uza ati umwana wanjye ndamushimiye reka rero dusabe n'ubundi impano bateguriye mama oya uretse sha ariko ko wihuta sha mu bantu bihuta uhagaze hano mushyikirize niyo nshinga itambike neza uretse fotogarafu uretse ngaho ariko ko ndiko nawe wiheje sha yewe Beatiri wewe ko wiheje ugomba gufatanya na Kayigema mushyikirize irashyimbo data mubunyere ntagizigera nyerera ndetse babanzi bajyaga bamu iriya nayo izajya bakanga bakingire koraho Beatiri ariko ujye ureba umufotogarafu Beatiri hegama gakeya tambika neza Kayige uretse gakeya tambika neza iyo shyimbo nuko yego sha ntureba ko ariko rebe cyoroshye Beatiri ariko Mana ni nziza ibihe byose yego rwose Mana ni nziza nuko urabona umusaza ahita avuga ati nanjye ubu ngubu ndi umuntu ukomeye arakomeye kandi reka wateguye impano yego shanga muko shyikiriza ngaho Kayigema yego uretse sha Kayige uretse babanza bagushyikiriza icyo giseke ese abo bari ntago batojwe ubutaha tuzabwira data Albert azajya areba intoranwa baza mushyikiriza icyo giseke ngo egera Kayige mushyikirize mama icyo giseke gumaho ngaho gakeya Kayige yatisi negere mama neza mama naho ngo akira iyo mpano y'abana bacu ati bana murakoze cyane Imana ibamugishe musabye bikeneye ko na mama aseka
ari gutwenga twenga nuko rwose Imana ibaho umugisha mwana wanjye Imana ibaho umugisha ntabwo ari ibyo gusa hari indi mpano twamuteguriye kayigeni bayigushyikiriza mama abahereza turabafite umva basha mwakire mama yego ngaho kayige shyikiriza ngaho yatiri mukoreho nuko rwose mwana wanjye waguhaye araguhata muracyakomeza kumeza Imana koko Imana ibaho umugisha kandi Imana ikomeze kubahezagira nuko ati kandi ntabwo muri ramutse gwe ntabwo zigera ibanyagira twana bategura indi mpano ngaho shaka ige Kazimiri bikore neza witonze rwose uyu mwanya ni wawe na pasiteri yavuze ati umunsi kayige mashaka ko muhesha imigisha nikosha subiza ibyo bintu amaye nkari sinoza mbabwira nuko rwose ngaho Beatiri ababyeyi mujyemo mwese kayige wari tugwisha papa sha mwigira huko nuko rwose Beatiri nawe kora kuri iryo hema sha ati ndashaka gukora kuri mama ariko mana Beatiri nawe urasetsa da Imana ikomeza kugwakomegesha rwose nuko rwose ngaho mufashe Beatiri mufashe iryo hema urisinge neza rira hema nabanze kubaza kayige mambazano yariguriye numva ngo ryaturutse mu Bwongereza ntabwo ari hafano ryaje n'indege ya nimugoroba mutagira ngo ibintu biroroshye hari abandi bantu kayige mayifuje gushimira ni bande yateguye impano ashaka guha Beatiri nuko Beatiri iryo hema rizinge neza rihereze Marene rikore neza aze kurishyikiriza mama papa numuyobore mama abahinnye mu byimbo mama papa mwe muhinnye mu byimbo mwegera hariya hafi nuko rwose iyo mpano ya Kazimiri ateguye Beatiri mwiretse ndaza kubabwira igihe turaza kwitangira mwashaka sibyo se n'amazi ataruka kanuko hari abandi bantu Beatiri ifuje gushimira papa ntukitangire itama abonye abana kora akaboko kwitamo ahubwo nimurengerane na mama namwe nimurengere nimurengere mwegera abana mubanze muramutse abana ntabwo abana ari bo baramutsana mwegere muramutse abana ariko mwana Kazimiri uyu munsi ese ntabwo munezere mwakomeye Imana make mwakora ariko bana umuryango wa Rupera mutuzongere mw'abategarugori ndetse n'imfuramashi nuko yego rwose ati mwana wanjye Beatiri ni wowe wabonye muzeko nahobora Kazimiri ese mwebwe ntabwo munezerewe mwafuranga ntabwo munezerewe data yego rwose ngo namwe nimujyemo aho hagati muhagarara hagati y'abana muzihagarara oya hagati jyamo hagati nuko fotogara iriya foto yifate mu byo tuzakubaza iriya foto nawe tuzayikubaza ariko ikiruta ibindi bibera mu nzu yiwe mukaraza mwiza ukuyemo uwo muvuzi w'amacumu kandi ndahari njye muvuzi w'amacumu kwa data ngaho rero abateguye impano Beatiri yateguriye data tera intambwe sha we nabonye uri mu kabwa mbere kwa data shyikiriza Beatiri uze gutambuka wegere Kayigema umushyikirize icyo cyubahiro Kayigema aragishyikirize mama aze kugishyikiriza data ntabwo tujye nahangara uruhanga rwa muzehe wanjye Kayige ngaho tambuka ushyikirize mama ngaho ushyikiriza data icyo cyubahiro abanzi bose bajyaga bagusuzugura uyu munsi ubakandagirane ati n'undi munsi ahita avuga ati n'undi munsi ntawe uzongera kunsuzugura nabonye Beatiri nuko rwose
ati ntabwo ari ibyo gusa. Ngaho sha shyikiriza Beatrice iyo nshyimbo. Ati shyimbo n'inkoni yawe niyo guhumuriza ntagire umwanzi uzongera kugukanga. Ngaho yitambike Kayigema nafateho, mwese muyifateho, uretse fotogarafe, uretse bayitambike neza. Yego sha mukaraza mwiza ariko ushyiramo akarishyo gakeya. Yego fotogarafe, urabona ko dufite ibintu byiza. Nuko ngaho papa ishinjagireho, ishinjagireho. Nuko mu bunyere ntuzigere unyerera, ndabivuze iteka, uzarinda upfa utarwanyerera, upfa tuzapfa. Nuko rwose abateguye impano Beatrice yateguriye mama, umbasha nawe nabonye iri mu kabwa mbere kwa data, ngo utere intambwe nawe, utere intambwe. Mwihangane nanjye iri kumena. Ngaho mushyikirize icyo giseke, gishyikirize Beatrice, ubundi Beatrice nawe gishyikirize mama. Ati mama shyikira, abanzi bose bagusuzuguraga uyu munsi turabakandagirana, iki giseke nicyo naguteguriye. Ariko ntabwo munezerewe mwamfuramwe, abo mu muryango wa Kayigema no mu muryango kwa data ntabwo munezerewe? Muranezerewe? Yego rwose. Ngaho mushyikirize, hari indi mpano twamuteguriye. Yego mushyikirize iryo hema sha, shyikiriza Beatrice iryo hema. Yego ngaho Beatrice bikoreye igitore, habura iki? Sinabaza mbabwira yuko bya bintu bikiza. Iryo hema urishyikirije uyu mukobwa wacu. Hagarara ngaho sha, hegama gakeya. Reka dutegura indi mpano Beatrice yateguriye undi mubyeyi wiwe. Ari hafi? Ngaho mubyeyi utambuka wamfura we, mubyeyi utambuka nawe banza usuhuza abana. Ndahera mwana yanjye, reka mpamere kuri Kazimiri, uyu munsi nukuri umugabo nawe. Ariko mwana ati Beatrice, ese ntabwo munezerewe mwafuranye? Ariko mwana kumva, ariko uretse mu kanya uwateguye impano yamutegurije nawe namwegeje. Beatrice yarigishijwe, yabaye mu gikari cy'ababeramana, azi kubaha ababyeyi. Uriya ni umwari, umwaje umwanda, ni umwari utari umwasama. Nuko disi we ibi ngibi kugira ngo bigere no kuba warasenze ubutayu 330 wakuba n'umwaka imyaka 1000 Beatrice maze asenga. Nuko hari indi mpano mukaka ari hafi? Muka inye turavuga nyogokuru utubyara, uwo bita kimeza miryango. Utambuka mama, tambuka Beatrice nawe gushimira rwose. Ariko mana uriya mukecuru naje kuba imyaka asanga afite iryibiri, ariko mwakoye Imana amashyi mwafuranye. Nabajije imyaka y'uriya mukecuru usanga afite imyaka 120. Abakiri bato hasi muzayigezaho, muri kugenda museta ibirenge. Ngaho tambuka sha, tambuka ushyikirize Beatrice impano yateguriye mama. Mama ese yifata nka padiri yagiye gusaba amasakaramentu. Ariko mana iyo foto ntizabure. Abanje no guca bugufi ya Beatrice ugateka nubaho umubyeyi wanjye mwamfuramwe, nutubaho ababyeyi mw'abakobwa mwe n'abasore, ntabwo ngi mushaka kubigeraho. Ariko mubanze mugane inzu y'Imana. Mukaraza mwiza uzamure kuri ayo manda mfite, ndi kujya mugenda numva ashyira mu mwuka. Yego rwose turacyanezerewe, muracyanezerewe? Yego Beatrice, ingaho bagushyikiriza rya hema. Hari undi wifuza gushimira, bagushyikiriza iryo hema, ubundi ribambe kuri mama iteka ryose. Yego ikore witonze kandi ubikorane umwete. Umwanzi w'igihe ni iki? Ni amasaha.
iyo bitinze imvura igira ute iragwa nuko mbona ababyeyi mwigisha abana mubajyane mu nzu y'Imana kugira ngo ibi byiza biraharanirwa. Murumva washa ndabwira urubyiruko ibi byiza biraharanirwa ntabwo mwabigira mutasenze Imana mwafuramwe. Nuko ngaho Beatrice iryo hema ribambe kwa mama ndetse na data ndetse na Kazimira. Ati imvura yamutsiguye rwose uyu munsi ntabwo izigera ibanyagira, ndetse nubwo umuvo waza ntabwo bizigera nuko rwose iriya foto ntizava, dushaka kuzayereka abuzukuruza ndetse n'ubuvuzi haga mugore ngaho hereza amarene Beatrice, hereza amaherene aguhenirire muri no misa rigiye bagira parapara ugasanga ibintu babivangitiranyije. urumva benshi ni pare mwiza uze kumukomera amashyi mu byimbo jya gutegurira Mama Bravo atambuka muze kuza kumureba, nawe n'umwari mwiza umubyeyi ushima Yesu. Mariko mana yego chanti ndabanza cyo bugufiya Mama Bravo ne wagiye utanga inama nyinshi kuri Kayizemana, ariko mana ati umunezero rande nzajya kumbwira ko uzantabara nkajya ngo ni yayandi y'ababandi, ariko uyu munsi we ariko mana yanjye we nuko Mama Bravo Esiteri nakuze nawe yifuje kugushimira Esiteri mbona twenga yishimye mwamfura mwe nuko Mama Berize ye Mama Berize teri nambesha Mama Beri yarari mwihiniro, yarari kumenya ibyo hirya mwihiniro. Mena abo bantu ndabakunda batacuza bakamenya uburyo ibintu byifashe hirya iriya mwihiniro kugira ngo ibintu bitaza kuza kuzomba mwamfuramwe. Mama Beri tambuka niba bagushimire sha ati Kazimira ariko nawe yishimye umunsi nawe da kujya mbona twenga muzisi yazigaragaje nuko rwose Disimasi tambuka sha Disima nabonye ari intore idaseta ibirenge Disimasi aturakuze cyane ati banza cakira impano Disima ajya wabona ugusuhuza Kayigema ati kambanze nifatira impano ndagusuhuzanye namaze urabona ko byose abikoreye cyane mwaramusuhuje n'Imana yifashe. Umuntu abishobora ni bakeye, ugomba kujya ku ishuri ukabanza ukiga ukaba intore. Yego ngo Beatrice undi kumbona abandi bantu bafite impano. Iyi ni yande Evariste ayifata n'icogajuru urebe kuruna amahirwe akubita ku izana ese n'icogajuru cy'indege indege itumushyitani bahita mutekereza bavuga ati Evariste nawe ni umusore umwaje umwana ushima Yesu ati Varisiti nawe tire kubanza ngo shimire ngukore mu buzano nuko rwose mwapfura mwe Varisiti nawe cakira iyo mpano Beatrice yaguteguriye. Varisiti ni umwari mwiza, umusore mwiza, harya mugeni wawe ari uretse safari tambuka nawe sakibiki nawe fata ko iyo mpano impano ni y'umuryango ntabwo ari iya Varisiti. Nuko yego namwe mukomeze mujye mwihiniro mu byimbo. Hari impano
impano Beatrice yateguriye Evariste meze nk'agatemeri keza kamuhumurira neza ngo tambuka sha hari ndi tambuka uyishyikirize Beatrice ayishyikirize Evariste yego muvuge ko bahiriwe ati muvuge ko bahiriwe uwateguye impano kayigema yateguriye Beatrice ayizane karaza mwiza w'urusyo byiza biracyariho ngaho iriya senitiri yangere niki nikona se nikatire kote se niki mubwire abantu mwiza ibinyampande ni triangle ngaho shikiriye mpano Kazimiri yaguteguriye Beatrice ariko Kazimiri kubona twenga rwose Beatrice ariko nezerwa nyine ntabwo numva nishimye wafura wareka da waretse ko na pasiteri bose ari hano ufite ubwoba bw'iki ufite ubwoba nuko rwose reka dusabe ababyeyi ndavuga mama wa Kazimiri badushakire uretse sha murengere gakeye wari wakura guteretwa ntabwo gihe cyari cyakiri twongeye gutekereza ko nezanya buri munsi tugiye kwambika ikamba ry'uburere bwiza turongeye tuza kubwira urubyiruko mwegera inzu y'Imana musenge basha ibi bintu biraharanirwa ababyeyi namwe musenge nuko ngaho niko sha wahisemo neza ariko Kazimiri ni umunyabwenge yavuze ati uyu munsi nimutse amaso muyahange Kazimiri murebe yimutse gusa avuze ati ndahe mama wanjye ni mama Beatrice nawe uyu munsi ndimuka nibeshye kwa mama wanjye mama wa Kazimiri ariko mana ati babyeyi bikore neza nuko shaka igihe Kazimiri n'umunyabwenge mwafuramwe ngo Beatrice inyuma ya mama wawe umva basha yemwe mugire mutera intambwe muzo sha buretse mubyeyi oya buretse rengera buretse mubyeyi aravuze ati nongeye ndatekereje amezi 9 n'imyaka 75 maze nongeye kubona umwana wanjye nawe ampesheje icyubahiro abaturikararira ariko mana nuko ngaho mama tuzi umutima uyu munsi Kayigema aritwa umugabo kandi umunsi n'umugabo kuko abanyabeatrice ngo Kayigema nawe kora ku ngaho Beatrice nawe kora aho ngaho nuko yego mugurane noneho gakeya kugira ngo fotogarafi ifoto izaba ari nziza ngo fotogarafi fatira foto bakobwa na babandi ndaza kubakenera nimugendeye kubakenera ngo nimurengere mama nimurengere musubire mu bizimbo akaryoshye n'igahora mwitama yego ndasha mwongere mushike ndasaba babakobwa bababyeyi bazi aba babyeyi bose ndabashaka mutambuke ababyeyi bambaye iminyurane imeze gute mutambuke ndabashaka ku ifoto hariya mutire vuba aba babyeyi bambaye gutya mutambuke ndabashaka aho hariya ako kantu bukaretse wa mwana nawe araza kuzana na babandi babiri uruhande rumwe cyangwa batatu uruhande rumwe iyo foto batatu uruhande rumwe cyangwa babiri umfasha ninjya mvuga rimwe mujye mwumva kabiri yego uretse gake fotogaramu uretse gakeye yego undi najye hariya undi hariya urebe ukuntu iyi foto urayifata neza oya
ntabwo byemewe. Protokole ntabwo ari ukwikorwa tugiye kuvanga amasaka n'amasakaramentu. Padiri yazatwihagarikira amasakaramentu ku cyumweru, pasiteri akadukuraho icyizere, umusaraba akawumanika mu irebe ry'umuryango w'urusengero, kandi umusaraba ugomba kuba ku ikote kwa pasiteri. Nuko mwamfuramo, yego wayifashe, nuko mukomeze mu byimbo, mukomeze hariya mu ihiniro hariya. Umva bakoro ngaho ni muzi umukobwa mwita umukobwa kuko azakobwa. Ariko ibi byose batatu uruhande rumwe batatu uruhande, ariko mujye mugenda nk'intore, nta ntore igenda iseta ibirenge. Ikintu cya mbere ni uko murabanza mugasenga Imana, ikindi cya kabiri mugakizwa, ikindi cya kabiri mukarindira. Uretse gakeya muhegame gakeya, ifoto izagaragare basha. Ngaho mwifotoza uko mubyumva, muri abajene washyira akaboko hejuru uko byumva. Nuko fotogara ya foto ifate neza, kayigemaza yera ku buvivi. Nuko sawa, umva rero basha. Ko ndabona ibyimbo babishyitse ngose, ariko ntacyo, ubwo mu gitaramo kwa data babasha kubashakirana umushyika. Ngaho nimwe mugiye mwihiniro hariya hirya, mumenye ibyaho, ibintu byo mwihiniro byose ndabibategetse mu bikurikirane. Ndaza kubashakira ibyimbo mu kikabo. Ngaho namwe nimutera intambwe mwose, ndashaka babyeyi beza. Ngaho rimwe kabiri gatatu, nivuga rimwe mujye mwumva gatatu. Gatatu ni umubare mwiza, ubutatu butagatifu, Imana Data, Umwana Umwuka Wera. Namwe nimwegere Kayigema, nimwe mufate iyo foto. Yego muhegame gakeya, ifoto nziza. Yego iriya foto yitondere, komana nuko ndi kukongorera. Ariko mana indi foto babasore na pare na marene muri muze namwe mbasha. Si umuhungu bitebyiwe ma, si ntabwo munezerewe ngo namwe mugende hariya. Yego marene na pare, yego hagara hariya sha. Ngo nawe hindukira hano, uretse fotogara. Ati uretse magara wandi kwa murumuna wanjye. Icyo wijyana ntabwo mbizi. Ngaho nimwifatira foto. Iriya foto nayo turaza kwitangaza amakuru. Hasigaye ifoto imwe mu nyihanganire. Ariko uno mwe musaragurondogora. Biriya birakwiye, ni itegeko ry'Imana, ni itegeko ryanjye. Ni niryo badutegeka. Enda sha ngwino. Enda nawe sha. Tambuka se nyine. Uretse. Genda ubwire wa mu petit frère wawe, wa undi mwari muri kumwe. Ngaho tambuka sha, tambuka nawe uhagarare imbere y'umugeni n'umukwe. Uzatinya umwana yatwaye indabyo ntazabone ku ifoto, bazahita batangaza amakuru akavuga uri umunyamakuru. Yesu yaravuze ngo nimureke abantu batoya baze bamusange. Abana batanu bagomba kwifotoza ku mafoto y'abageni. Ngaho nimuhegame sha. Yego nimuhegame. Ngaho iriya niyo turasozorezaho mwihangane. Tugiye kujya kuri bya bihekane bikomera cyane. Komana nuko yego sha, ariko bana barazi no kwifotoza mana n'abajeni pe. Ngosha ngo pare erekeza Kayigema ndetse na, ariko tugiye kubakoresha. Reka rero duse gusaba abahereza biwacu. Hari izindi mpano turazitanga tumaze kurya no kunywa, sibyo byiza? Reka tuzitanga mu minota 2 yonyine. Tugiye kuzitanga mu minota 2. Gabanyaho mukaraza mwiza, kuramo umurisho. Tugiye gukuramo umurisho gakeya. Iri tangazo
tugiye gutanga impano mu minota ibiri. Abafite impano z'ababyeyi bazizane, zakagobye kuba zageze hano. Abateguye impano namwe dutonde umurongo. Abafite impapuro mbika amafaranga namwe muzizane, muvuzane guhera ku note ya 500 ibiceri. No, ibiceri wapi? No mu rusengero byaraciwe bisakuriza Imana, guhera ku note ya 500 kugeza ku note imfura ya Beneri. Muzana amafaranga twubaka urugo rwa Kayigema na Beatrice, muyakure mu mifuka muyazane. Dusabe ababyeyi batambuke babazanira impano babateguriye kugira ngo bashimire abantu. Mutambuke ababyeyi beza, mutambuke bategura impano y'ababyeyi. Abakeneye impapuro mbika amafaranga bazibanyanyagizemo. Itangazo rya kabiri, nta muntu wemerewe kwambika umukwe n'umugeni amafaranga mu mpanga. Iryo ni itegeko rya Minisitiri w'Intebe w'ubushujuguzi ikirangantego cya Leta y'u Rwanda nziza twubaha, yatumye umunsi dukora igitaramo ari umwafura mwe. Iryo tangazo naritanze, ndaza gutanga andi matangazo abiri mu kanya data yambwiye. Si kwihangana. Yego, ati bana banjye, ati tubabateguriye impano, ariko data mumushyikiriza manda. Dutize rube, dutize ayo manda dushyikirize data. Uru ruvugiro ararusanganwe, ashaka kugira icyo avuga. Papa, mushyikire aya manda mugire icyo muvugira kuri no mpano. Mu cyubahiro cy'ubu bukwe turashimira Imana cyane uburyo gutegura uyu bukwe, kandi kwifuriza aba bantu bose bahereza impapuro amafaranga tugikwashaka amafaranga, tubifuriza urugo ruhire no gusoza amajyamo ya veterineri bagaheka abakoro, tubabwira ngo mwicare mugubwe neza mu rugo rwacu. Ariko mana Yesu we, abandi bantu bateguye impano tugiye gutonda isheni. Nta gusuhuza Kayigema na Beatrice, muzabasuriza mu rugo, muzabasange no ku rusengero mu kanya. Ni guhagarara uruhande rumwe, fotografa akafata ifoto, iminota ibiri asiga umunota umwe. Umunota umwe gusa tukaba tugeze ute umwanya w'impano turawucukije. Dukomeza gusuhuza abantu ku mudugudu Pirako ka Rutegera, mukomere cyane. Ariko mana uko bwa Kayigema abantu bose babwishimiye nuko ngaho twagiye. Abateguye za mpano turengerera icyarimwe, 5 uruhande rumwe, 5 uruhande rumwe, 5 uruhande rumwe, bandi 5 uruhande rumwe. Wa munota asiga amaserise 30, 5 uruhande rumwe. Turengerere icyarimwe, turengerere icyarimwe. Nuko rwose aba bana tugiye kububakira urugo rwiza rw'umugisha. Tugiye kububakira urugo rwiza rw'umugisha. Tuhondaguze ibi noti. Mama we, hagarara uruhande rumwe, uretse gakeya nazane n'abandi. Tambuka disi we. Salamu alaikum. Alaikum asalamu. Kristo zakuzwe. Amen. Turakomeza duhe ikaze abasiramukazi batashye ubukwe bwa Kayigema. Tuvuga ngo salama, ariko musarama. Kongera tuvuge ngo Imana ni nziza ibihe byose. Muhagarara uruhande rumwe. Mama hagarara hano gakeya, muhagarare hano gakeya bafata. Abandi 5 muze. Shiraho ikinimba dije, shiraho ikinimba kabisa kiyakura mu ruhago. Shiraho ikinimba kabisa kure mu ruhago, bayazane banezerewe. Mbega umunezero, mbega umunezero, mbega umunezero. Ati Imana irabikoze. Ati urabyumvute ku bukwe bwa Beatrice, urabyumvute ibintu bidafite ishusho Imana igize ute. Ati bihaye ishusho y'umunsi wa none. Tubashyikiriza Imana, tuzabasuhuza nyuma tubahe ku mafaranga. Turabyumva.
umushyikirizi Imana vuba bwana bwangu tugendere kwinjiza bihekane bibiri. Aturazubuka mukobwa tubwire murabyumva ababyeyi murabyumva ati ibi bintu biraharanira. Twongere Imana amashyi n'umuntu byose cyane mwakorana. Itangazo, hari ufite inkoko ngo tumuhe inziramugozi arengere? Ufite inkoko hari uhari? Ntawe. Hari ufite ihene, icyo bita intama, ihene mu ihene, intama mu intama? Ntawe. Hari ufite inka tumuhe inziramugozi? Ntawe. Ufite igipimo cy'ikawa, isambu? Ntawe. Imodoka cyangwa moto, igare? Ntawe. Umwanya w'Imana turawupfukisha. Tugiye kuri bya bihekane bibiri, ntangaza amatangazo abiri. Itangazo rya mbere, marene tuzafunga iyo sawa neza, ibyo bifaranga bisinge neza. Baregera no hafi, ngiye gutangaza amatangazo. Twaciye kirazira mu rugo rwa data twimikaza umusaraba, ukeneye inzoga n'itabi amanuka ku isuka. Iryo ni itangazo rya mbere. Irya kabiri ravuga ngo data uyu munsi umuntu ufite telefoni yamwiteguriye meshashi ayifate mu ntoki. Ufite agakapu harimo meshaje yamwandikiye, ntagasige mu nzira. Batuzanira icyo kunywa twakiriye
umugeni. Amatangazo abiri mwayumvishije. Data yaciye kirazira yimakaza umusaraba, inzoga n'itabi ku isoko. Irya kabiri, ufite telefoni akaba afite agakapu, data yamuteguriye meshaje, ntaze agenda areba iyo meshaje data yamuteguriye. Abanyarwanda bo baravuze ngo abwirwa mesha kumva iki, batuzane icyo twakiriza ab'Imana barateranye. Satani nawe ubwo nabisobanuye. Batuzanire icyo Beatrice azimanira Kayige Makazimiri. Kayige ishaka kuza gufata Beatrice mu gihumbi. Mu gihumbi ni Beatrice uze kuza kumufata mu cyatanu. Cyangwa gufate mu cyatanu uwo mufate mu gihumbi. Kuraho umufuniko, urupfuko n'urwo kwa muganga. Kuganiriza muri iyo ngurubindi. Ndumva urabyumvise buretse. Ndavuze ngo aya mata yabuganiza muri iyo ngurubindi. Ngurubindi urayizi? Niyo ngiyo cyangwa intango. Hereza umuhereza kwa datanga. Komeza kuri uwo mufuniko. Ngakaje banza mufate mu cyatanu, mwitegereze neza. Beatrice mwegere shaka kubona nta inyoni yanyura cyangwa agasimba kitwa kakandi. Mwegere neza. Shyira akaboko hasi Kayige. Mene umuntu hano n'uwo bita mu cyatanu. Hano n'uwo bita mu cyatanu. Zana akaboko kaze mu imbere. Yego. Kamwe gusa aho bahita mu cyatanu. Nawe zamura ushyira hano mu gihumbi. Mene hano hafi y'urutugu. Mene muntu n'uwo bita mu gihumbi. Nawe kaza imbere neza. Shyira mu imbere. Zamura Kayige. Zamura. Ngaho. Akandi kaboko ngaho Kayige. Shyikira Beatrice. Kuko turi mu rugo kwa data ngaho. Mbasha mukohegama gakeya. Yewe mukuru. Hegama gakeya sha. Hegama gakeya. Hegama hariya. Uretse fotogara. Ngaho. Beatrice mubanze kuko turi iwacu. Zamura kuri iyo nkurubindi. Yego. Ngo musomye. Kayige soma aho tubeshesha turabizi uzi kunywa kitanywa n'inzoga ariko fan turayinywa sha ubucyura bunywa gikomuga kimwe cyayi reka sinakubwira. Kandi nibyo nyine ko twacekeraza twimakaje umusaraba wa Kristo Yesu. Mwongere gatatu kwa mubare gatatu mutagatifu. Kayige dushaka kubona ko kanwa kamazemo. Ni nukarangiza ndahita gusabira amashi kwa data ugabane. Mwumvishe mvuga abatanga isambu barabara ku munsi barahita bayitanga. Se na nyamuke bayayibura. Kari zera yakorya zirahari. Amafi tumusabira isambu. Yego mwafuranye. Ngaho Beatrice. Ngaho. Enoko. Okay. Tumumva ukuntu Yesu yamba neza. Mbega umunezero. Ngaho dushaka ko dusangiza aba bantu. Ati mwese twifuje ko muza kunyoterwa. Yego. Ubasha babahereza biwacu. Ubasha bagiye babakobwa bakwe batambuka. Umukobwa sura mukobwa ni wa Hemadi. Tambuka ngwino uhute senyi. Uretse. So bigiye he. Shyira kuri iyo stage ya Kayige. Okay.
Mukaraza mwiza bw'abanyagakeya. Hangirire itangazo rya kane. Amatangazo data yabwenda banyarangije. Iwacu nta muvundo hava. Umuntu wese arahaguruka muri disipurine kandi turabakira neza. Usirinde gusa bagiye mu gitaramo kwa data ko nta muvundo nta n'impagarara zihava. Umuntu wese aza guhaguruka uko tugize ute tumuhagurukije. Turasaba abari muri protocole muve muri pause mujye muri position. Abantu bose tugiye kubaha ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa. Ira tabure bayidushireho ibyo kurya. Bayidushireho ibyo kurya. Mukureho wa mukobwa urwo rukoma kuri ako karima k'igikoni. Gategure shamuko, gategure neza. Nze gusaba aba babyeyi bave muri pause bajye muri position badufashe twakire abantu. Protocole mudufashe. Ni kuvuga ngo rero babakobwa babwire baze kubakoresha. Babwire baze kubakoresha. Ariko mana wacu turategura mana twateguye amafunguro atari yandi y'abashonje. Hano twebwe ntabwo dushonje n'amafunguro twateguye ntabwo ari y'abashonje ahubwo tugiye kwihereza. Ntabwo turya kuko ntabwo turi bikoko, tugiye kwihereza. Umuntu wese araza kwihereza kandi twifuza ko ibintu biza kugenda neza kandi bikagenda kuri protocole. Bikore neza sha. Mubanze mukuraho urwo rukoma. Twateguye ibinyamisogwe, ibitera imbaraga, ibikomoka ku matungo, imibiri y'amatungo, bya vitamini. Ngo pare na paraparufe tujye imbere. Oya ko ari mu rugo kwa data kadusabe Marene ngaho kibeje yatiri mukurikira. Tambuka ngaho Kazimi. Kuko ugende nk'intore uvuye itumba sabonye Beatrice aragutumbata. Ariko mana yego mutugere kuri karakarima k'igikoni. Twifuza ko muza gusarura uwo murima buri wese akayasarura. Ugire kuvuga kandi tucunguze uburyo umwete. Okay. Duteguriye tabure no tugiye kwikoresha iminota 5 yonyine niyo tugiye kwiherezamo. Mushyire ibyo kurya, mushyire ibyo kunyobwa, ibinyobwa. Dushaka kubona iyo tabure iteguye neza kandi bakadufasha. Abadufasha nabo babe bari bugufiya. Muze sha babwire batambuka mu rugo rwa data bazi. Babwire bazi muri sha ariko barabakobwa mana yanjye. Babise abakobwa kugira ngo muzakobwe nuko sha mutambuke. Beatrice bikore neza witonze. Pare ube bugufiya, Marene nawe ube bugufiya. Uyu munsi ntago Beatrice agomba kwihereza, muramuhereza mu mutwaze. Na pare nuko nguko ntago uyu munsi Kayigema agomba kwihereza, muramutwaza iyi. Okay. Nabo bava muri position, bajya muri position aho hafi aho ngaho. Iyi tabure iranje yose iraza kunyura hehe hariya. Iyi ranje nayo iraza kunyura hehe hariya kuri protocole. Umuntu wese ahaguruka umwanya twabasize. Icyakora abana mu rugo twihanganiye, namwe turaza kubakira mu mwanya wabo. Yesu yaravuze ngo mureke abana batoya baze bamusanga, niyo mpamvu baze ku nzu. Mubyeyi wanjye warebye Robert, mwegereze kuri karakarima k'igikoni ka data ndetse uze guhagurukana na data, uhagurukane n'abari abihaye Imana, abakozi b'Imana, ndavuga abapasitoro n'abapasitekazi n'ababwiriza ubutumwa bw'ishimwe na yawe
Você
Iteka baraturindirije amaso yacu azabireba. Abakobwa bariye abakobwa beza bagize abasore nanjye ndi gushaka gukoresha inama kubona ibintu egerayo baratagukandagira egera inyuma batagukandagira umva abana muri we muri kunyishimira mwegere namwe muri inyuma muze mugaruke gutya mube muri mwegere muri uriya rikosha kuri kurangarira muri telefone chérie Mugeni sari kureba ariko ku ruhande nini komese ntago ari kwifotoza areba imbere yahagombye kureba imbere yanze ugomba kumujijisha ari kujya yire iyo umva arahita areba umukwe murebe hano mwese disiwe mujijishe itumuka tatabizi sibwo warebye hano ganiriza umugena kureba muganiriza umva nyine buriya hari ibintu tutari kwemera umukwe babari ndebe bwirura mukarebe hano mwese murebe hano abasore mwese mu ndebe disiwe muri kubona nabigenje ute umutwe mubanze murebe hano gato ko wikoreye akaboko wumva ko rimwe n'inyamukeba wese aje hano umuryango w'umukwe hari wumva ko rimwe n'inyamukeba wese aje hano mwene sibwo mbisubiremo ko bavuze mwene
ubundi wereke iki gitaramo cyacu dufite kugira ngo twongere twinikize igitaramo mwamaze kubihesha umugisha ngo dushyire imbere y'Imana. turagira ngo twese turengere Imana twishimire ibyiza turengere kwa data. Imana data twese turi mu ijuru, mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo turagushimye, tugushimiye ukuntu wabanye natwe guhera mu gitondo cy'uno munsi gushyika kuri ano masaha. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turi hano muri iki cyicaro turagusabye kugira ngo ubwiza bwe bukomeze kubana natwe, kandi mwami ukomeze ube umuyobozi mukuru muri ibi birori kugeza ubwo data twese turi mu ijuru rasoza amahoro. Tugushimiye ibirangiye, tukuragije n'ibiri imbere, kandi imbaraga zawe zikomeze zibane natwe. Ibiganiro bigiye gukorerwa hano Nyagasani Imana igira neza, ureke buri wese Nyagasani agubwe neza muri byo, kandi tukweretse ibyo kurya n'ibyo kunywa, ibyo byose bigwe neza imibiri yacu. Tegeka byose bikumvire, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Muhinura uti iwacu nta magarara zihaba kwa Nyamukeba. Ndabona harimo abantu bagihagaze, izo ngimbi z'abasore n'abakobwa muzereke ibyimbo byiza twabateganyirije. Yego pare tera intambwe ndetse na marene namwe mutambuke. Mukaraza mwiza, shyiramo umurishyo gakeya kugira ngo turebe kuno Beatrice na Kayige batambuka. Kayige ugiye gutambukana Beatrice muri zira tribune twateguye, ariko utambuka uri kunyeganyega, ubundi nugera imbere ndaza kukubwira icyo uraza gukora umaze kugera imbere. Karaza mwiza, zamuraho gakeya, nze gusaba zamuraho gakeya, shyiramo intanga gakeya. Ngo kaze neza mu bandi urisanga Beatrice, wabyumvishije? Ngaho twagiye, ngaho Kayige ngaho tambuka, nushaka n'ubu uratinda utega amaboko kuko abanyabeatrice ntaho bizi. Ese ntacyo muri kubona buriya ngo mwibwire mwebwe mwafuramwe? Mukaze neza mu banyu urisanga. Yego rwose, nikaze Beatrice, nikaze mu muryango iwacu kwa Nyamukeba. Ni umuryango mwiza ukunda Imana ndetse n'abantu ugakunda n'ibintu, niyo mpamvu umunsi twakwakira mu gitaramo. Urisanga ngaho, kaze neza mu banyu urisanga. Mukaraza mwiza, oroshyaho gakeya, oroshyaho gakeya. Kayige isa nk'uhindukira we Beatrice, wamukubita agashyi ku itama. Wa mugomo ntago mbizi icyo uraza kuza gukora, ariko se Mana yanjye we, ese amashyi mwashyize mwafuramwe, ntabwo munezerewe se? Zamura ibiganza Kayige na Beatrice mu bikome, mu byageze hejuru, mu izi fura zibakomera amashyi n'ubundi byinshi cyane. Mwabashimiye mwafuramwe. Reka nze gusaba abatereka amata b'iwacu batuzanira ku kivuguto ca ubundi umusomye. Niko? Yego. Ndasaba abahereza b'iwacu mutambuke ndetse n'abikorezi mushyikirize muzane kuri ubwo buki gakeya. Kayige mazimani Beatrice mu gitaramo kwa data. Mpaye nka rero, rimwe kabiri gatatu mwateye intambwe, nimuze mutere intambwe Beatrice tumwakire mu muryango wacu. Mpaye nka rero, simbukira umusore ugendana n'abasore baragendana umugongo nawe agiye kugenda agumeyo. Tera intambwe babwire ngo nibatambuke. Mukaraza mwiza, ushyiremo umurishyo mukeya kugira ngo n'ubundi dukomeze tubona.